oya umva mubwire umugabo inzu yawe nayivamo inzu yawe ndayivamo barabuze sha mbemwa ugeze mu kazi ntago ndi gukora ziri kukareka mubwe yewe reka zironza gabazice nta kamaro ntago uri kunyumva ibe hano urandangira inzu ntayo ndangira iki inzu muri aka gace harimo inzu umuntu ari kuvuga igihe kirimira ariko muri aka gace harimo inzu I say if you want to talk to me you must be speaking English if you don't want to speak English you must go away in my nagusabye iri he inzu nagusabye inzu nta nzu nakubwiye ngo nshakire undi wagira ndi kwigirishwa ngwaraga umuhaha ndawuzibura umuki ndawuzibura inde kikabura uko byatangiye komera cyane nose gahunda y'umusore imeze utera umvana ndiraho di mukanya agiye kugera ngaha uzi ko pure yave yarangiye amafaranga yo kumwishura ari hajya tumwishuraga uyu munsi none yaduha na pure yave yajyari yaduhaye kigore se ni gicucu sanza se ndi gicucu oya nakubwiye ubundi nakubwiye none reka nkavuga wavuze gato umunwa so wanje wavuze gato umunwa ni wande umunwa ndawutira n'uwanjye nashaka twumve uri umugabo zibesha unkore amategeko ndenge mufite amategeko akurengera cyane ntanakujwe iborada yewe winyibutsa n'amategeko yakuye aka kantu mwa ibyo bintu sibabiciye ngiye guhamagariza mfite umunwa ndindaterera mu moto wambure bagenze gato ankoreka nirebere ako si aka kaziranenge umuntu wagiye akagakuraho kuko akaziranenge si mu mwana oya nabundi se madamu rero mva mubwire amafaranga agura mugabo ariko sha yego kamari sinakuye komera cyane mwa umva ngubwire sha cyane bose ndakubwira none kunda imyaka ibaye ingahe mba mubwire waje kudukubitira iwawe nakabonye sha kazane gakisa nubwo nje nako wabonye go komera cyane ahubwo sishaka kuye amashu gakuye agakisa ariko sha madam kuna kubwiye ngo mbereza amafaranga mu gitondo kutayazanye ariko ibyo biretse musoze gake biretse umudamu wanje beza kuri ako kantu agakisi irandiro ako iyo mvura sha iyo mvura warebye nabi shakizane sha agakisha kamari irandiro umugore wawe ariko nanakabonye ikiri kujojoba mbese oya si iri kujojoba oya ako leta dukoze mwana we koresha ariko rero yashize ariko umuvye mu mufuko yicuritse gute oya none sinye tubanze tuganire umva madam madam rero ari byo tuziranye utazi so kuye oya da samaho nazungurutse karitsiye yose mucururuke ubundi abadato ngenda batanga madam ko umugore wamenya agira nikurura igisasi madam oya uwo mugore yagenza make mbarata tandiro didukunda kari kumika yewe data we cyane ko najyaruka pe ameza bayayo akira sumuchururu ko cyane sha muchururu nabundi umugore wajye mu byagabanya umunwa aya amagora ngiye mfite umugore anzanye umunwa namushwanya gusa namutira rugo ndabwira umugore wawe niba azagufata bitazagutunga ariko yego kamari iki kigore cyawe kiba kicucu kiba iki wanyita igicucu umugore wawe mbabwira uri umugore wa kamariza nakubangamira shaya nakubangamira njyewe mbabwire kamari njyewe n'umuryango wese twafatse turi abana bane nose randiro kamari andise kamariza oya nakosha ikugezemo ni imvura sha ni imvura kamari ni imvura kamaze kubageramo so muchururu kirandiro n'umugore abagore subazi bagira umunwa barakubwira mukora wanjye ntabwo yanzane ibintu by'ibiboni ndakubwira ariko urabizi nanjye fasha umwanzuro uyu mugore turi kuzagenda ndamo umushe ku murongo wa mureze bajeyi
nose randiro kuyimazemo iyo nyota zanywanye ariko abarumuka abwiza kuri nicyo kikinzanye ndumvugisha njyewe nicyo kikinzanye meza amafaranga yanjye nose ariko randiro nyine icara twumvikane mba nkubwire nyumvikanire nose ugiye kugwana ko ndiko no kwikura mba nkubwire aya mazu banzige ndo mwana umwe ndikinege kugira nge amazuranye nyubake neza urwatera ibyondo ni ibyondo ndi kugira ngo nya sevini urumva ntabwo wayibamo ukwezi kumwe amezi abiri amezi atatu kubusa ntabwo ndi nyagokuru wawe ntabwo ndi murumuna wawe cyangwa mukuru wawe mva nkubwire gira vuba rero gira vuba randirode mva nkubwire uvugira ngo ijambo rya kwenda gushahura oya reka twumvikane unywereye inzoga iyi nzoga subizi ko zitemewe ubu ngubu tujya kuzikura hehe ira hepfo handi iyo hepfo ubu ngubu iri kugura 5,000 turakuramo rero ntabwo ikindi cyati undagiye ku nzoga none undagiye ku nzoga uraza unywere tukamurangiza undagiye ku nzoga amagambo angana gutyo nari nakurikodinze shana mwasomaho bazi somaho umwuka idondi umera ngo uri kwihumuriza nese bwite ino nzoga bayikuye aririmbi iryo bazishinguyemo none ukunywa ibintu by'amurimbi rimbi baraguta akarindagira mbereze ndakubwiye singiye ko ndi kwihumuriza somaho rimwe ewe uri gutera kiroro kanguhereze igihumbi oya ako naribi twayikise zana nguremo abiri ugurisha agasigaye kuyimaze se yewe gisuba ko n'abagenzi baraboneka ntwara rero ngeze mu kazi ntabwo ndi gukora ziri kukareka mubwe yewe reka zino nzoga bazice nta kamaro zifite wanze akazi ngo uri kunywa inzoga abanyonzi bo muri Amerika sindo bari kunyonga somuntu ugucingwe akifata agacingwe ingwe sha we mbere y'agahinda wa muyobozi we singuyu namutoye hora no gutora kasha randirode mbambwire rero kodinsi oya rikodiye ko nundi nanjye nawe ndagiyemo twasangiye muri amashigo ngo yamena kama ndabyumva wandikodinsi oya wandikodinsi ariko se ukwibagiza ko amajwi yawe atararimo ngo kararyoshe umva mubwire nende kukwereka yuko njyewe utandusha ubwenge ariko niyo tukuvana kuri fone njye mara kuri kodinsi sha arone njye ntabwo mpfuye ico nende ngo ngicuma ngo cunyweye ngo kigorana bitanu umva ngo ubwire shange twabijyana mu rukiko gusa badufunga ahubwo icy'ingenzi urama amafaranga yanjye cyangwa amafaranga yawe nayifite kano kanya ndabifite sinagwaye pirive wayimuhaye n'ahari ndakwishe wayimuhaye n'ahari umfasha umva nkubwire inzu yawe nayivamo inzu yawe ndayivamo barabaza sha mbemwa iki kigo cyane nagishobora sha barabuze mbabarira urabwo mu nkwa Watakunyika, umva, ndakere umugore. Turayivamo. Mada, oya. Uramatanyije. Randiro. Shamana yanjye. Shabura umuhungu yanisha umugabo. Shabura ubuhungu bw'iki gihe ntushaka ubureke ahubwo tujye kwitegereza. Shaka twihute. Randiro mva nkubwire iki uzi n'ikindi mada genda ukore ibintu byacu byose birimo iriya nzu njya gushaka indi nzu nawe urashobora nawe ugushomoka kuba ufite rero cyo kigo cyakuze baje urwanye nawe gukubita igiti uwonye kukunze ndana amajigo umva mbwire ntabwo kubita ngagupfundagira muri wese ndakaswe ngewe gira vuba umva nibeba zose mwazanyemo n'imbaraga se n'iki byose nzange byose mwakuye mwavanye nafafa imbere umva sha urugusiga ibyayi byawe ntusugana ibyayi uzi ko wavanga ibi n'ibi
nonsi uri kugira ngo garuko ngo yafashe ama video. Ndashaka indi nzu umva. Yifate. Amwirizo ko yose arangize ambwira ngo nimuvire mu nzu. Akatara mugara karashaka. Ndashaka indi nzu. Akagenda aya. Oya pe. Tangara. Munyonzi. Agora wakamarasi. Chaka kira kuri. Izuba ryanyiciye ndi kuri horo. Hano none umufitiye. Noma ntemera gushiramo n'imbuto. Yaboneye. Hambuto. Mbashasha. Bashane guki. Kijambo. Oya mfasha kabako. Hayi. Akantu kameze yuze ngo nyemvaga gusinda burya. Ndasimva hano gufitiye izindi boro none zirenze ewa. Ngira ngo zihenze. Yewe sinanyuze he. Umva singutemo se. We Munyonzi. Gutemo. Niki? Izindi boro. Kona kano kashize cyaka kirakwisha. Munyonzi. Biba byoroshe. Mbereza kandi. Tukari kuri pasi. Ntago watwara umugenzi. Oya bimusi ndondakora. Ntabwo wabishobora utasumbuka. Bahita mamba. Ikasto wayanje. Izi narinzi ngo barazitsembe neza. Wapi ufite n'izindi ahubwo ugifana amakipe. Ubundi sinaba ibyo yadukoreye. Okay, hano gufitiye boro rero. Iyi bahita Barisi. Yekwe tata kwe. Noneho iyo ngiye mu rurangiza. Iyi ni the Gunners. Izo. Iyi niyo bita the Gunners. Arsenal. Chelsea. Nosi amafaranga nyine ngo umva rero unzigira ubu bwombi. Ubundi no kuvuga ngo abanyinshi mane ufite amafaranga. Umuntu umudu wakoze izi yarazikoze ngo zizaba imbanga. Ibigucyo iyo babivanze niho buri kumwe. Ahubwo no guhangaye. Bakuvangira mu nakafimbo. Genda zifite zose. Imboze. Akano nagasiga. Agasiga. Kamana, nose nakaba agaciye. Zose bazi. Cyo muri Amerika. Ariko ntugire ikibazo. Wewe zose ndazifite. Tunese wa muhungu ko nawe dikora ugiye kundera ubusambo. Mbo enda kagusigira ingwate. Weho uraza kuyafata mukanya natwaye abagenzi. Amafaranga twari gare. Twari gare. Uwo ni ndwara abagenzi sindabatwara kukira. Hogira nyine gira unyishu. Unyishu. Ujaga mu Busuwisi gukurayo zino Barisa. Yewe kumva. Jewe nari mfite rikasitowa. Bahita bahagarika ibyuma. Kwa sitowa? Rikasitowa. Nago yizi. Wewe data we. Nishure mwana ari n'ibindi cyane abamotari hariya. Nishure. Wewe kamwereke. N'abagenzi babiri ngiye gutwara. Sina amafaranga ufite. Kuzipfunduye zose utaranyishura. Muzira tenge wakoze akakanu. Bazinyishure nigendera. Itonde kamu. Ni nka mobwe wa murezi. Ewe. Iboro uzi ki iboro buri ahuko kangugira inama. Izi boro zo ujya kuziranguza muri farumasi. Muri farumasi bajya barazi izi nuza yavura rubaga imbani zarya imana. Ibyo ndi kukubwira ni ubitekerezo cyangwa wishingire farumasi yawe. Ujaje ucuruza misi. Ahubwo nibyo bizima mama. Imivuduko y'amaraso ufite. Nagira inyishure nigende. Ibicurano. Nishura wa musanze. Kigiye gusinda kitaranyishura we. Ubu none duhinduye ibyiciro. What did you want for me? Ninde Munyonzi. Wow. Nizeka ro bari kwako. Ngende ndi umunyonzi n'umushoferi. Kugera ku kivoka nanga. Ufitanga. Kugezayo. Umuntu wabaye gusa. Azizo mupfasi kugenda mwicaye nyeguze sha. Do bari kubona byabiyo. Nyeguze ukahamba. Tujya kubarega ku murenge hano hepfo gute bino bintu bikibaho. Oya bino biremewe nta kibazo ahubwo mwe nawe. Abundi nukuvuga ngo mwebwe mushaka nabatamo kabarisa. Mwebwe muri shururu. Atema. Ako kaba kajyose kameze neza naho gashare. Oya bino bintu katujya kubabagariza bino bintu ntago. Umva sero mwagenda mutagu nako mudateje. Mwishuri nawe nigende. Shakuneze bibazo. Umva. Muri babirisi. Oya n'uyu subutwe babiri badushobora mugeze ku kivoka. Bo genda turahurira yo twarugarutse. Enda ubwo musigayemo mudusubiza amafaranga. Bitanu icyuma ni bibiri. Ndacu. Sasi. Mukanyabone. Wangire gare ndaritwara. Ama tuzasibire mwebwe. Ngo gwiki twishyura amafaranga yacu. Ni ya celebration. Tujya kubibwira mudugudu. Ikajya kuguteza mudugudu. Nana we na protected. Icupa. Nyine nizeraga naryo barariciye ndagahora gahanze namwe barabajanye ayi wewe ngenda
ngewe ndagenda ngewe ndajya mu ndeko ngenda babwira ati ndakunda umwaca igikoma mukagarura za kevati sha merekani iyo ndabwira Donati tarapa abahigi iyi si bayica ayiwe iyi niyo kwa Kisekete we nanjye ewe abo bujyamo nabwo buri kunepa utatse we agandi mu maso ubu noneho twaganira undi weho ari umugore wanje wa mbere undi abandi baba bari kuduteranya nabwo babaza umumano dufitanye ujaje uranyegeka unyegame ndacu Muse kumera cyane cyarangiye wandangiye muga sigombaza urandangira inzu nawe ndangira nikomereza ubundi ibintu by'uri kumwe ubundi biremewe cyangwa wahamagarize n'ubundi uyu yarangiye kare usigaye yahereye kare kuki yarangiye nose ubundi ibintu byari kumwe ubundi biremewe communication imani nambwiye ngo wari uri muzima cyane wari kunyumvigana agiye kuza undi muyobozi ugiye gusubiza izi nzoga igihe nahera ndi kuvuga ibyo nako babyemye yahereye kare ngo yarangiye n'uyu what do you want talk to me about what utuye muri aka gace enere ngiye nshaka inzu uramonera imvi cyane umva yarangiye kare ngiye gusigana n'indende do you understand it harimo komisiyo ngiye niba ufite inzu na komisiyo speak English if you want house you must be speaking English house I want house if you want house you must be have money if you have money I will go if you don't want ntumenya amazi yewe data we warangiza ngo nitukumenya amazi imisibiri zose nyamara izi nzoga baziciriye what do you want here from here oya izi nzoga baziciriye ukuri pe urandebera ukuntu babaye if you want go bazica you must go away wapi sasa zikwiye ahubwo mbwira urandangira inzu nayo ndangira nakubwiye ko harimo komisiyo ibintu ni bibiri urandangira inzu nayo ndangira ubona we bamwishe urukunyumva ntabwo urukunyumva ndikubwira ngo urandangira inzu nayo ndangira iki inzu muri aka gace harimo inzu umuntu ari kuvuga igihe kirimira ariko muri aka gace harimo inzu I say if you want to talk to me you must be speaking English if you don't want to speak English you must go away in my stay amayi na data stay in ngo if what angry naguze kinyarwanda do you want to speaking Kiswahili Kifaransa geography reka nigendere none ndikumva kumvugisha menshi kandi nihure nibazo byinshi kandi igendera amafaranga yanjye amafaranga yo ndavuga none inziri ni komune y'inzu say wayibu Jembwire niba urambonera aho ukoze ikibazo kacho nakomeza kukubwira kare uko uwize makeya aya nize menshi cyane none si ufite amafaranga ndafite amafaranga no kwiyorera ufite amafaranga ngewe mfite inzu ufite inzu ariko nikondesha igihumbi 7 ubwiyo nza 7 buri mesute irimo sima nyine no kuvuga ngo ni ngo gufasha imbaba none sinayo ko ndiko numeze nk'imbaba warakaye ufite amafaranga we zuba ngo ryanwe umva inzu irimo parafo amakaro hasi umuriro niyo nshaka uraje Kigali nuko komisiyo niba ushaka inzu yangaye komisiyo yanjye nyiha abandi oya egera yi ushaka inzu yangaye nshaka inzu 50 nziza karayigana umuntu wose ufite inzu kandi nziza cyane ngana vanse kandi nzi neza yuko nta muntu uyirimo wewe akira reka mbe ngo avance 4,000 hagije se ubundi sugira ngo nshakire inzu ngiye nuyibona utumbwire ariko nukuvuga ngo aga nago ubukomisiyoneri aga ndogara bagwa mu nzu umva nkubwire inzu nyikeneye byihutirwa kandi uratamere nabi waza ukajya kuyibamo guca komeza sinangiye kuzana ibintu mu rugo
ariko ndabakunda abana inzu zabo ndago zikundaga kuba zirimo akavuyo nta mwana ngira niba ufite abana bandikaga ku marangi oya ibyo ngibyo byo bindekere shaka wewe ute urazanga ndavaye mwizere nyagusubize oya ndiwuzere reka mwizere umuntu uri kuwinza akazi ibihumbi 12 ndaje rukora nabushobozi mfite garuka nsange wayibonye none wayidere nziza ukashe bwinda gwirazi kamama karabura munga zanira kandi gacupa narakubwiye mbere ngo nanga gasuzuguro nta muntu agasuzuguro nazubona ukabona inzu z'amazizi aha ngo burako akagame yabuze mu uva mubwire ngewe irandirode nta kansuzuguro ntazajya areba afite ubururi bw'ingabone ngo kandi twabugira uzi inzu mbonye inzu nziza ku mafaranga n'umugezi n'amakaro ureke iyi ifite ubuntu ubusima nabwo to urukujya he uyu nguyu niwe nabwiye ngo adushakire inzu komisiyone hagarara ushakane shaka inzu ya nzu wayibonye baramugonye akaguru gahita kavaho yari yatendetse atwaye imifuka 3 z'ibirayi twamwiya igisazi nose inzu nagusabye iri he dore nk'ubu mvuye mu rugo ogere ngo ze ibintu ngo twimwe bari kuzica komisiyoneri rero sizo yari yanywe izukuri nubwo wasinze amafaranga yanjye urabiswa yaguhaye amafaranga komisiyoneri ntundakaze watitumye inzu nagusabye iri he inzu nagusabye inzu nta nzu nakubwiye ngo nshakire undi wagira ndi kwigirishwa ngwaraga umuhaha ndawuzibura umuki ndawuzibura inde kikabura umva nkubwize ukuri have unjugushuriza indoga mu umva nubwo wamwenza ukanazi gukuramo uremera ko naguye amafaranga yawe ariko yo mongaba ibintu ni bibiri ngewe ndi umusazi mada amafaranga umusazi ubwize ukuri nta muntu wasuzugura umubwira Randiro ugize kuva mu mazu yanjye uzije no gukubita abantu mu Rwanda Randiro ubwize ukuri Randiro uyu mukomisiyoneri amaye amafaranga yatwambuye Randiro ndamubwira sha wereho umvire mu mazu uza no guteza akavuyo no mu mudugudu wanjye uzi ko ndi mudugudu nabyuze ayo makuru nawe wari ufite niyo mpamvu umenyerana ko si Randiro ndabizi kuri mu mudugudu ndamubwiza ukuri ikibazo kiranga ugiye kwikemura inzu yawe nayivuyemo ariko umuntu nawe amafaranga cyakira inzu dore ibintu yibereyemo yagiye amafaranga yose ayamuhera anywa n'ibintu bitemewe niyo mpamvu ndakubwiza ukuri iki kintu ukora ndakibonye amaduka amafaranga yacu ibi bintu yabiranguriye kuri iryo gare ibi bintu yabiranguriye kuri iryo gare Mudugu afite n'izindi nzoga muri iki gikapu cye nyinshi mbabwira sha mbabwira umudugudu gwanjye nta muntu ujya upfa kuvuga uko abonye ndabikemure rero mbamubwira uvuye mu rugo wanjye uteje akavuyo nakwihoreye ahubwo ruzi ko ndi mudugudu iki kipa ngushaka iki ndiko nakikwiyahoza n'ibyuma bya American gin bura nakiyukigitesha ukakijya wewe cyarakuboze uri guteza akavuyo sha ibiro bise byo kunywa ibiro bise se ibitwara biciwaga mu yehe leta sawa mbajya ngo bafite ikibazo abakobwa nibo bambamagaye mumbwire Mudugu ikintu cya mbere yavuze ngo umuntu ngo wavanyeho zino nzoga ngo ntabwo yakongera kumutora uyu ndamwishe nagukuramo amafaranga yacu
yacu duhari. Ikindi cya kabiri yanatwambuye twamaye amafaranga yaho umuntu wari ufite ibintu bana abagore bagira politiki no mwiki gikapana abagore mudugu dukuri kumara muri abarimo amajezi amajezi tazomari mudugu go Yesu Kristo wabamwe qu'est-ce tu vois je ne sais pas possible ibi ne biki mfasha ndakubwiye njye nayikumwe mada umwe gwa nakubwiye ngo njye ntabwo ndarabaje mfasha iyi barisa wayikuye ntago ari barisa niki sibona inzoga se kuyise yamuko inzoga yise si kama akandakaza ariko agomba kukanywa kamunywesha oya ureka kunywa amafaranga oya yewe kumbaza mudugu amafaranga yewe niyemeze ajye gushaka inzu ayaguremo ibintu none twagiye n'amaguru twamaye amafaranga yacu ariko sha ubundi wariyanjuje ngire witwa nde kugenda naga makayushinzwe iki ibi ni bya byamane ko bicora gurumogi bikaza byikwigira abantu b'amanyonzi ubundi uruwahesha uruwahe rengo ngo ngwiki buranje nagutwika ko mama gihango cyane nge nagutwika nagushoma ndarire kibiriti buri uko bari na essence kabwabiza kabiri akabiri kira ibugoyi inyagatari nyamagara ngo nyumvira sha reka izi nzoga bazica cyangwa reka mu wirutsiro none izi nzoga wambwira umuntu uzi kugurisha cyaka y'umutwe izi nzoga uba wese ndugu bantu mukubite mbere zo kumwumva oya babanza bamukubite ngiye kugukubita ku izina ry'Imana agiye kubyingo urambwira aho wazigurishirije mudugudu rero urambwira naho wazikuye mudugudu rero mudugudu navuga mukavuga ngo naganje usanga rero uyu ibintu ni bibi yishura amafaranga yaje wowe uteye turutse wisho ntabwo uzi ko bari kuniga ibyo wambaye sha birabizi ibi mudugudu iki hari akantu numvishe ngo arishura bari kumuteza ibintu yamuhaye ni wowe wabimuhaye ukubaza ngo niki ngo nibiki kujya hari kujya ibihumbi bitanu by'ikigo tumufashe kunywa inzoga zitemewe zitemewe zisuye uri kuzigira nakwibiye akabanga ikimenyetso ndagifite wenda kujyana sha none sinjye ngo ndumukiriye ahubwo siko yirukanze mu gikapu kirimo ibiki ambaye nka data iyo ni yubuhe bwoko ngo ni mama cyane madamu Segeta yanjigabo cyabo uyu maze ibintu bari kumwe iri sijyanye namuguri wigira icisha cyane ntabwo baritwara batatwishyuye mudugudu ntabwo ari hafi natubikubwira aya mudugu nigera ariko umugabo wanjye bari abdo n'ibindi byose akubibwira gute mureke mudugudu avuga uranze ntago nkuzi uzicongisho neva genda umudugudu andirodi wanje nubwo yanyirukanye mu nzu ye mbana andirodi ndujya mfata ko mbonye nge nago ndungaginjije ingawe yanyirukanye mu nzu yawe cyane cyagushaka indi niyo mpamvu ndakumva mbasha madara ngo ndebe bimutima yavanga Barajyanye nakiva. Ubyumva nawe. Urayibanga muganga imbo. Imdis. Hasoni. kugira ubone yuko ndagaciro zigifite. Ngiva batakumenya. Oya mudugu murekereraho. Agirira kabiri kiraga. Tambo kagende. Wowe ukwimuka. Barajyanye. Zana ngwereke suka hasi. Urazitsinda ndakamba abagabo. Mama mudugu tugira mudugu ngene mbere pe. Aya mudugu. Nukuvuga ngo icyaha nakoze na. Wandebe inzoga. Oya. Mudugu ugiye kuzinywa amata. No. Tega umuntu. No. Tega umuntu. Mudugu oya, zirimo porutenyishira ukuri mu madana. Oya bazi ko wazinywaga. Mufate. Yewe neme. Icara hasi. Mbabya. Fatire ibi bicupa byose. Ubishire imbere ye yicaye neza. Yafata ifoto nyohereza iki? Nyohereza fande. Bikore vafu. Nibyo. Mubingore vafu. Teze komande. Bazafunga inzererezi. Ungaje gogo. Iri sihote kwa rishingiye mu kunkoko. Mbasha. Batira icupa Fotore. ngo fotore ukuri mwa. Ushire mu kanwa neza. Fotore neza. Arayimaze. Uranywa cyane ndagushangura ndakaza.
mureka zingi uri gufata posteri oya gufata posteri hano ndaze mudugu zuvuze ugiye banabike kigofero kuri bene ifate kuri nese undi rwambaye ingofero ari mudugu uronga gufata posteri y'amajigo ndayakanda yabe ntabwo ndonye ese muvotore ni mbagaye oya no ni icara mucicaze kuri kuzira kurasa ibi binyagwara bizikuraga izi nzoga ziracyabaho bavugiye imbwa korasha ndungimishe mudugu icara neza mudugu foto nakoreza fande kimezo cyane aka gafoto mudugu aka gafoto niko katwika